batanga ikirego dukoreshe DNA turebe. Sigaye no gutegereza ibijyanye n'ubugenzacyaha icyo buzanzura. Uwakoze dega baramufite. Hanyuma ibindi ndagira ngo bamenyeshe ko album ya kabiri yarangiye. Ubu ngubu hasigaye akazi gusa, hasigaye gusohora akazi twaragakubise sana. Ubu ngubu igisigaye nukubageza akazi twabakoreye kandi nzi neza ko muzagakunda muri benshi kabisa. So Imana bampera umugisha abantu 900 na Imana ibaha umugisha sana. Umuntu witwa Lick ni umuntu wa danje sana, ndamushimiye. Ewana yakoze ibintu bikomeye cyane, ari mu batumye nyine Yago TV show twongera kuyibona mu biganza gutya, kubera ko urwego rwamaze gucakira wari wakoze dega. Ariko Lick yadufashije ibintu bikomeye cyane, ari mu badufashije kwinjira muri Google, ari no mu badufashije kuburana, kuko buriya Google igigira option yo kuburana, ukaba waburana muri channel nyine, ukabandikira ukabaha ibimenyetso ukagira gute. Umuntu wari watwaye channel rero yakoze ibintu bibi sana, ariko kabisa ngiye ndashaka kubabwiza ukuri sha, ntabwo ngewe nabibwiye na Ribu, ndayibwira ni umujene ntabwo ari ngombwa kafungwa kabisa, kuko afite ibyaha byinshi ngaho. Twasanze ibaze ko afite ibyaha birenga 5 ibaze ko afite ibyaha birenga 5, ariko ngewe ama big energy my brother, ama big energy. Ntago ndi umuntu yifuriza mugenzi w'ikibi, ntago ndi umuntu yifuriza gushyira mugenzi w'ahantu habi. No mujene ngewe na kabisa narababwiye bamubabarire tu, ntago nkeneye kumufungisha, ibyaha yakoze byamufungisha, ariko anytime urukiko ruzanzura. Ariko ngewe namaze kubwira urukiko ko nge nta kibazo kabisa. Ngewe naramubabariye, cano narayibonye niyo ntanayibona kandi ntacyo nari no kumukora. Ibi byose ni iby'isi rero. Nge ntago nakwifuriza umuntu ikintu kibi ngo bamujyane mageragere ngibiki. Nabonye hari abantu banyandikiye, ariko nubundi niyo batananye banyandikira, abantu umujene nge ntago namufungisha, nta bamujyane mageragere kwirira kawunga n'imvungura imyaka ingahe, kuko afite ibyaha byinshi sana. Barabinsomeye ibyaha afite, nsanga ni byinshi sana, kandi bananyereka ibihano bashobora kumukubita. Mbona harimo imyaka itubutse, ariko ntago iyo myaka nyimwifurije kabisa. Ujene ukiri muto ubona ngo baba bakoresheje, ngo baba batumye ngo kugira ngo ngahemukire ubuzima bwanjye cyangwa ahemukire imirire yanjye ibiki. Umujene rero anytime kabisa muzanamubona muzamubona. Ngewe ibyana byagiye bimemukira mana, ariko ndabireba nkabona nyine nubundi nabo gufashwa. Kuko ureba umuntu ukavuga uti uyu muntu bundi wareba ukabona n'umuntu nubundi ugikeneye gufashwa. Uzo wahangana n'umuntu ubona ugikeneye gufashwa nyine. Ngewe ibyo byana byose nagiye mbarabura, nkajya mbacira amarenga, nkavuga ati ibi byana byagiye bimenyera, mukanga kubyumva. Ibi byana byagiye bimenyera kandi narabihaye imbehe bikayiriraho sha. Ibyana byaramenyereka. Nabonye ku ma YouTube hari ibyana byasaze, biba byamenyereye. Ahubwo mwabyana mwe mwamumenyera gute mana? Ubwo mwamubona mutaza nkabaha amayide aho kugira ngo mumenyere. Ko muri abanebwe mubizi. Muri wiki murabizi man. Mujye muza twiyunge hamwe dukora ibintu binini, mbaha amayide muyabyaza umusaruro. Mujye muza umuntu abaha amayide, muve mu bintu byinuza, urumva? Muve mu bintu byo guhangana ngo gushaka kwangisha umuntu abantu, ngo kumushyiraho ngo ibirego. Murabizi tubarusha ibintu byinshi, murabizi twabandikiye imiziki myinshi, murabizi twabakomporeje imiziki myinshi, mwabyana mwe murabizi twabafashije mu kubaha amamelodi menshi. Muri aho ngaho murimo bashaka kwiyemera kandi mubizi ko twabahaye ibiganiro, twarabafashe, twabicaje kuri platform. Murabizi ko ari namwe mwasabaga interview, nabasabye interview ngewera. Ako mwabyana mwe cyane mukanga mukamenyera, ariko igihe kirageze. Ndabizi ko hano haba harimo byana bimwe by'ibimaneko ngo byaje ngo kufirima, ngo byaje ngo kugira gute. Nta ribi, gihe ibintu mba ndimo kubabwira mba ndi real kabisa.
kandi rero nta bintu byo gufekinga biba birimo, uzajya abyemera cyangwa bireke. Ariko Jene watwaye channel, ntimuze kugira ikibazo kabisa cyangwa ejo bundi azata. Muhumurize, mbere no guhumuriza umuryango we, muhumure rwose, muhumure. Njye ntago ndi umuntu mubi wo ku ndabizi hano harimo umuryango we barimo barareba ino live, ubwo barashaka kumva ngo ikimvamo ikimvamo rero ni cyiza, ntabwo ari kibi. Ikimvamo ni cyiza, nta rwango nge rumbamo mani, nta rwango rumbamo. Biriya biboro byose ngiye nzakomeza ngiye mbarabura. Hari ibyana byitwara nabi hano muri showbiz, mu cyitwa ngo showbiz. Njye namaze no kubabwira ko rwose ikintu cyabo cyitwa showbiz nakwiye no kujya nyibarizwamo kabisa. Urabyumva, ikintu cyitwa showbiz mba numva kabisa nge ntacyo mbamo. Ndi independent, I'm an independent content creator. Nta muntu nkorera, barababwiye ngo cano ngo si yanjye ngo ya runaka, ariko ntago bamubibona ko bampereye kera. Ariko nanjye koko kabisa naye nshaka kuba mfunga umutwe pe. Uyu mutwe urafunze pe mwampereye kera ngaho cano ngo cano ngo nkorera ngo runaka ngaho ngo wallahi ngaho ngo ndiriza ngo ni cano ngiyikuraho ngo ubwo n'ubwenge ngo bw'ibintu nkora wallahi. Ariko hako nanjye narabananije. Nanjye narabananije kabisa. Mukomeze kugubwa neza. Icyumweru cyiza ku bantu mwese. Icyumweru cyiza ku bantu mwese mwagiye gusenga n'abatagiye gusenga. Icyumweru cyiza ku bantu mwese mwizera Imana. Icyumweru cyiza, Imana ikomeze kubaha umugisha. Hanyuma njyewe nsoje live, ariko ndimo ndahabona abantu bakiri benshi igihugu. Ndabona muri benshi kabisa. Mukomeze mugende mu sharing ya Yago TV show. Yagarutse nkuko nabibabwiye ko hari iby'ingenzi nanje kubabwira. Channel yagarutse kabisa ubu ngubu, we thank God. Turashaka nyine tubikore kandi dukore ibintu biri creative. Niyo mpamvu mbambwira abo bana birirwa banyurira bakuducano. Ariko mbega abajene bro, njya mbona title nkavuga ati what a fuck, nakoze iki koko? Nakoze iki ku buryo umuntu ashyiraho title imeze gutya ngo none Yago ngasohotse muri ribu atitira? No ngo shango ngo musengere Yago. Ari titire nawe nyabundi. Ari titire nawe nyabundi. Hari titire nawe nyabundi bavuga ngo musengere Yago, ngo musengere Yago, ngo ari hafi kwiyahura, ngo bamuri hafi ngo bamufate bro. Niyahurira iki koko? Yo bro, none igihe abantu babona ngo ndi hafi kwiyahura nibwo mba nimereye neza pe. Abantu bamuri hafi none umwumva ibirego abantu abantu bari wiki ku buryo bagushyiraho ibirego by'amafuti ngo rurarusatsi. Bro, aya ni amasunzu nuyashyiraho akakubera nk'uko byibuze ngewe bimeze. Sha bro, uzaze tuvugane. Yo bro, hari igihe mbona amatitles mwankoreye nukuri kw'Imana ngewe nta nubwo ibyo biboro bimbabaza kabisa. Hari igihe ahubwo ndeba amatitire mwankoreye nkaseka bro, nkavuga none si uyu muntu ninjye. Hari igihe mujya mutuma nitekerezaho nkikoraho nkavuga ati uyu ninjye. Ibi bintu barimo kuvuga se ninjye wabikoze?
urumva rero hari abantu bari hano hanze nabo bahita babyemera bati nibyo yo mujye mubanza mushishoze kabisa kuko nge ntago ngira kubeshya nta pranka ngira ngo nze mbatekera imitwe ngo kugira ngo munkunde ibyo ni ibiki man ibyo ni ibiki ngewe ndi umuntu mukuru ndi umugabo mfite imyaka 30 urumva ndi umuntu wo guhangana n'ibibazo nago ndi umuntu wo gusaba ngo abantu ngo bamfashe ko niba nagiye mu kibazo ngomba guhangana nacyo ariko hari genda atitire mwankiza abasore abajene hari genda atitire mwankiza nkavuga ati aba bantu turafiki titire y'ubumesha Kamabwire titire nigize kubona hari titire mperutse kubona hari yavuga ngo kiramo ngo none bibaye kuri Yago ngo amajwi ngibiki wallahi nibaza mwagiye muza nkabahamayide y'ibintu mukwiye gukora byana binjiriza amafaranga menshi ibaze namaze umwaka n'igice ntakora ntari kuri YouTube narabaretse narabahariye ndavuga ati ngaho ni mukomeze mwikorere mwinjize n'amafaranga menshi mbaho urubuga njya kwikorera imiziki mwinjije menshi mwakoreye menshi kandi none nge nta kibazo nigize ngira uretse kumimbira ibirego mugashyiraho ibirego nta kibazo nagize nta muntu nanduranyije nawe nta muntu namwe nta kibazo nagize ariko mwebwe ebana ngo mwumvaga ngo man ngewe abantu mwese umuziki ngiye kubaha indirimbo reka mbateguze kwanza ngiye kubaha ntabwo ndibabwira izina ry'indirimbo ariko ngiye kubaha indirimbo ya nyayo narikodinze bimbaho hano muri showbiz hano mu kazi nibyo bintu naririmbye ko ariyo mbaha iyo ndirimbo ni true story iyo ndirimbo umuntu wese uzajya yumva indirimbo ngiye gusohora umuntu wese uzajya yumva azajya amenya ko ari indirimbo nakoze kabisa kubera ibintu byari birimo kumbaho byose nibihe mazemo iminsi ncamo nyine ebana biri muri ako karirimbo muzahita mubimenya so may God bless you man my Instagram family mwarakoze sana kutuba hafi abakomeje kudushyigikira big energy hasta la vista I love you so much dusubire ibizindi gahunda zisigaye niz'ubutabera kugira ngo tumenye ibizakurikiraho ariko cano turayifite vuba cyane turatangira ibikorwa n'ikimenyimenyo kugira ngo mumenye ko tubutangira ibikorwa dore uyu muntu amaze kubaga ihene Isa ira hene wayikoreye ibiki kukira yezwa magana kayo bayijari wadede ariko ifite ikidari kagira inkori kagira imbavu kagira umugongo kagira iferi yafunze nagapfusheruka telefone ubu ifite hafi ngiye kugenda ndaguhamagara ngo uzaje umubwira byo mubwira meza muhungu watungashitele gafungiye kuyishita muramubona isahani ameze neza amaze gukinja agahene hano ewana katubanze turebe duserebure ewana tubanze turebe ibyo ari byo dore n'ubundi hayimari umuntu mbonye wari wanditse ngo tugure kuri Safari ari muri Canada Safari ameze fresh Safari aragaruka vuba cyane dufitanye gahunda dufitanye akazi kenshi tugomba gukora hanyuma ikindi se niki nibyo imiziki tugiye kuyibaha non stop nimugire ikibazo ku bantu bakunda imiziki yacu kandi none imiziki tugiye kubaha ni imiziki twahinduye twafashe umwanya wo kuyikora neza nyine dufite umwanya uhagije album yanjye ya kabiri nayikoze nta mikino irimo nta mikino nashyizemo nimuyumva nyine muzumva ko nta mikino nigize nshyiramo mu recording album yanjye ya kabiri ni album focus yayo yari kuri level ya international ntabwo nashakaga nyine gukora ibintu byakumvwa n'umunyarwanda gusa wumva ikinyarwanda gusa ahubwo ni album iri composed n'indimi mpuzamahanga by'umwihariko icyongereza imiziki myinshi rero muzayumva vuba cyane
So bashimire cyane, imiziki ni vuba, Yago TV show ibikorwa ni vuba ewana. Ubundi mbabwire ngo muhite mujya kuri Instagram, abantu ndimo kubona kano kanya mwese mujye kuri Instagram kano kanya n'ubundi muyiriho mwandike muri search umuntu witwa Mbabazi Isaac, muhite mukora ngo Mbabazi Isaac, uwo muntu muhite mukora follow. Ngiye kubabwira uwo muntu wari we. Uwo muntu ni Licky man. Uyu mujene mureke tumuhinda byoze, uyu mujene mureke tumuhinda byoze, mureke tumushimire, niwe wakoze indirimbo zose muzi man, za ba Meddy, The Ben, Priscilla, nta cyadutanya zaki zose. Yo uwo muntu yitwa Mbabazi Isaac kuri Instagram, umukore follow. Mugiye kujya munahabona content za danje kuri Instagram ya Licky. Mureke tumuhinda byo man, tumukurikirane, dusharinge Instagram ye abantu bayikurikirane.